Yes muraho neza abateze amatwi Kagoma Empire, turabashimiye kandi turabashuje neza cyane ku buryo turabakunda. Buriho nanone turi kumwe n'umusesenguzi wacu bita Shaggy. Shaggy, ubundi muraho neza Shaggy? Komera cyane. Mukomere. Hari akabazo kamwe nshaka kubaza. Hari umunyeshuri umwe wigeze kubaza Sina Gerard, aramubaza ati Sina Gerard, ubundi weho kumbona ukoresha abantu benshi cyangwa se ufite ibikorwa biremereye cyane, ibikorwa ubivumbutse, ati se ubundi wize amashuri angahe? Rero nawe Shaggy nkubajije, mbona ko ufite nawe ibiganiro rwose bifite byuje ubwuzu, bifite birimo ubumenyi bwinshi. Weho waba ibintu uvuga warabyize mu ishuri, warabyishigishijwe n'ubuzima cyangwa se nuko bibamo? Wadusobanurira rwose Shaggy. Urakoze cyane ku bw'ako kantu utangije. Kantu utangije ni keza cyane, ariko mu bijyanye n'iterambere cyangwa se bizinesi, kandi buriya si byo gusa, aricyo bita experience. Uyu munsi hari umucuranzi wigeze yacuranga aravuga ngo nimba ayo mashuri ya experience bazayaduhe tuyiga tubone akazi, ariko experience ntawe uyiga, ahubwo iminsi umaze ukora akazi biguha icyo bita uburambe mu kazi. Urumva? Biguha uburambe mu kazi. Aha rero uwo munyeshuri wabajije ibyo ngibyo, ubundi mu ishuri icyo twiga ni iki? Nicyo bita gukangura ubwenge ubusanzwe ufite. Urumva? Nicyo bita gukangura ubwenge ubusanzwe ufite. Ntabwo amashuri menshi hari aho ahuriye n'iterambere. Kwiga ni byiza, ariko dufate nk'urugero, uyu munsi ufasha abantu bakora ibyo bize, wabona bangahe? Ntabwo mbizi. Ariko nkeka ko ari n'abake cyane, ni bake rwose, ikese ari kubikora muri leta. Aha rero kwiga ni byiza, ariko kwiga kwa nyako kuri originali ni ukurenga icyo bita gukangura ubwenge bw'umuntu, ahubwo ugatangira kwiga icyo bita paratike, ukiga urakora. Ngero nize ishuri rya experience, kwiga nyine narize, ariko singiye kukubwira amashuri nize ahangaha, ariko ishuri rikomeye nirata cyane nicyo bita experience. Ni ishuri ry'ubuzima. Ni ishuri ry'ubuzima. Ubuzima ni ubumenyi. Umuntu udafite ubuzima nta bumenyi afite, kandi umuntu udafite experience ugiye gukora akazi bakakureba experience yawe ikabura, ukajyana n'experience, ndatekereza uzamara iminsi 2 gukora ako kazi. Buriya nkoreka ngo urugero kuri uno musaza Sina Gerard wabajijwe icyo kibazo, nimba akoresha abadogiteri 10, ntago nza bakoresha n'urugero, ni dogiteri wa 11. Umenye we afite dogitora nyine. Nimba akoresha abadogiteri 11 nyine yashakiye akazi akaba bahemba, we n'umudogiteri wa 11. N'ubundi icyo gihe yarabashubije, aramubwira ati rero nkubwire, nkoresha abadogiteri, nkoresha n'abandi bantu bakomeye cyane bize amashuri menshi. Ubwo urumva rese mubwira ati urumva wowe ubwo nawe afite amashuri angahe? Rero Shaggy, ndagira ngo noneho uradusobanuriye, ariko ndagira ngo umpe nibuza n'abagudukurikiye uduhe urugero ruto rw'ishoramari, ku buryo rw'umushinga, kuryo umushoramari yatangiriraho bitagombye imbaraga nyinshi z'umurenge, cyangwa se ahereye ku kintu gito, kuryo twaba tukibona hano natwe imbere yacu, ku buryo uratwumva ashobora guhita atangira. Urashaka nk'igishoro cyangahe? Wenda nk'ibihumbi hagati ya 50 n'ijana. Urakoze cyane. Mbonereho ngushimire Veji, nshimire n'abadukurikira kuri no channel yacu. Icyo tugiye kuvuga muri aka kanya nk'uko Veji abinsabye, tugiye gukora agashinga gato cyane k'umuntu watangije amafaranga ibihumbi 49, cyangwa umuntu wifuza gutangiza ayo mafaranga 49. Buriya nyuma y'ubwoba hajya hazaho indi mbogamizi ivuga ngo abambona baramvugaho iki? Barakuvugaho iki? Si byabo babirangije, bituma utajya gukora ibyo ujya gukora, ngo barakuvugaho iki? Icyo kintu urakizi? Ngo wambona ngo ndakora ibingibi, ni kureshya. Kora ibyo ureshya nabyo, ubikora utitaye uko abantu barakuvuga, noneho bizakugeza hasumbaho bahagaze, hanyuma no basigara bavuga bati wa muntu yaraturenze, bya bintu yakoraga tumuseka byaramuzamuye, sibyo? Ariko iki kintu kivuga ngo wambona,
iki kintu ntuzi ko kibaho gitandukanye n'ubwoba noneho cyo gitandukanye n'ubwoba nicyo bita kwiyemera okay njyewe shagi yego ndi shagi nyine yes mfite uko nambara mfite uko ndya eh mfite uko ngenda mfite n'uko mbayeho ibyo mbyiyiziho urumva ibyo nibyo njyewe niyiziho undi nawe afite ibyo yiziho ariko abantu bajya barenga ibyo biyiziho bagashaka kuba bavuga ngo runaka ngo anziho iki ibyo bikubwiye iki wowe bikunguye iki umenye icyo nkuzeho bikunguye iki ntacyo nibyo kiganiro kiraza kuryoha nibyo kugukereza gusa nibyo kugukereza gusa nimba wibuka keretse nimba nawe wibagira urumva narakubwiye ngo rwiyemezamirimo ashobora kwanga kwambara ikoboyi y'ibihumbi 35 uyu munsi akavuga ati iki ni igishoro nzashora niyo yapana 35 nkayambara igihe kigeze ejo hazaza urimo urabyumva ari wowe wagiye kumbwira uramwe ngo no kuba rwiyemezamirimo nuko itera icyuma ntisesane nuko itera icyuma nuko ishyira icyuma ku muhogo urimo urabyumva rwiyemezamirimo ashobora kwanga kurya inyama uyu munsi afite n'ubushobozi bwo kuzirya pe ariko akavuga ati naba ndi igishoro reka igishoro nkihorere ahubwo ayo mafaranga nyashore ni n'ejo nzarya inyama mbikwiriye bitamvunye byikora byikora iki rero kuba uriwe ntushake kuba uw'abantu babona ko uriwe ni cyiza kuri rwiyemezamirimo urambwiye ngo dukore agaporoje gatoya kari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 njye n'ibihumbi 50 simbigezamo kandi uyu muntu natangira kubikora uri buze kubona uburyo amafaranga yunguka wowe uri buze kumirwa uragira ubwoba njye ngiye gutangiza poroje ntoya y'umuntu wirangurira avoka avoka ubu ni igihingwa gikunzwe ni urubuto rukunzwe ni urubuto rutagorana kurya urimo urabyumva ni urubuto rufite intungamubiri mu mubiri ni urubuto umubiri ukeneye ni urubuto aho washyira hose ukarugeza mu rugo ntabwo nzi ko hari umuntu wavuga ngo njye sindya avoka rwose niko bimeze urumva uzambwira uti hari umuntu uvuga ko atarya avoka ubwo duhagurukiye kuri vo ni ukuvuga ngo mpagurukanye n'umuntu w'umujene w'umumama w'umugabo urugero rwose waba urimo ufite ibihumbi bye 49 aha arabimaze iki rero aya mafaranga ntabwo yaranguza umunsi umwe oya atangira aracamo ibice ku ikubitiro ari buze kujyana ibihumbi 5 byonyine ajye kurangura fata agafuka arangure voka 70 arangure voka 70 iki gishoro umanza kitari buze no kugeramo kiragara nko muri 35 ariko urantunguye ntago nabiteguye ariko nk'umuntu w'umusesenguzi kandi wabonye byinshi w'inararibonye reka mbikore nahuranije uyu muntu ahagurukanye ibihumbi 5 ubundi arakoresha 35 gusa nabyo bitari buze kugeramo ariko nuza kubona inyungu ari buze kubona uri buze kumirwa ahagurukanye 5 ku wa mbere mu gitondo agiye kurangura avoka ubu byanze bikunze aho wajya hose muri quartier ntago wabura avoka 70 ziranguye ku mafaranga 70 akaba ari 4900 uri buze gukoresha urimo urabyumva ni voka 70 aranguye ivoka imwe iranguye amafaranga 70 ivoka ubwo no kuvuga ngo voka aranguye kuri uwo munsi 70 ku mafaranga 70 zihagaze 4900 afasha akazigo ke agashyize ku mutwe aritahiye tekereza ko voka nk'eshatu nizo zishobora gupima ikiro bivuze ngo aka kazigo n'ubundi arakikorera ntabwo aratega igare yarashaka ingata akikorera urumva agenda zigeze mu rugo ategura ahantu ahashyire nk'ibishara ibishara ni bino bisiga ibishwangara bino bintu byo ku makoma abashaje abisasa ahantu mu kumba narangiza afungureho voka ze azishyiraho ngo azirekeraho ngo zizashye ejo mu gitondo kwa kabiri kuri bya 35
yongera afateho ibindi bihumbi 5. Buriya yasaguye akajana ko kwigura nk'ingingo y'igisheke mu nzira ari kuzamuka agasozi kugira ngo ataga umwuma. Urumva arafata ibindi bihumbi 5 agenda arangure wa muzigo wavoka 70 uhagaze 4,900. Ibi bihumbi 5 arabyahukana iminsi 7. Hanyuma abakosomye 35. Amaze kurangura avoka 70 aziranguye inshuro 7 aranguye voka 490. Abyumvishe? Aranguye voka zingahe? 490. Bantu biwanyu mwandika muri comment voka imwe nziza iringaniye amafaranga igura. Hani waciragura amafaranga 150. Bivuze ngo kuri voka imwe azayunguka amafaranga ngahe? 80. Izikuba kabiri renzeho 10. Azunguka amafaranga 80. Yaranguye voka zingahe? 490. Yaranguye voka 490. Wenda tuvuge ko n'ubuceri ugenda usago yaranguye voka 500. Izi voka 500 zose zivoka 500 nazigurisha kuri 5. Voka imwe voka 500 zizavamo 75,000 mu cyumweru kimwe. 75,000 nakuramo 35 yakoresheje mu cyumweru kimwe ngutse 40,000. Zabikubye kabiri. Birengeje kabiri. Rero murabyumva no kuvuga ngo yakoresheje 35 none akuyemo 75. Bivuze ngo yungutse 40,000 mu cyumweru. Neneho ibihumbi 40 mu cyumweru bikube n'ukwezi. Ibihumbi 40 bikube n'ukwezi. Na amafaranga 160. Reka nkubwire VG. Ibi bihumbi 160 ufashe uramutse uvuze kugiye kujya uhembe umuntu ushaka abakozi ushaka umukozi wo guhemba 160 mu kwezi. Ahaza abadogitora n'abarisansiye baza. Haza abarisansiye. Kandi umva utangije igishoro gitoya kiri hasi. Ibi bintu ni scam. Birashoboka ntago bishoboka. Birashoboka cyane. Ikibazo kirimo ni iki? Ikibazo abantu bafite cyo kudatangira ikibazo imbogamizi zirimo wagira nizi. Nge ndumva akeshi bamwe bashaka kubisuzugura nuko batari bo rero kubisuzugura. Hanyuma ibidasuzuguritse ushaka gucuruza cyenkayori ufite ibihumbi 35. Niyo yangingo nyine niyo yangingo nyine dushaka kurwanya yo gusuzugura ibintu kuba utari. Urashaka se gucuruza butike ufite 35? Reka nge nifashiriza no mu mujene wanje watangije 35 mu cyumweru kimwe gusa akaba yungutse 70,000. Ntabwo yahagaze kuko wenda tubare ko voka zahiriye icyumweru nukuvuga ngo ku cyumweru yacuruje igitebo cya voka kirimo voka 70 cya mbere. Hanyuma mu gitondo ayo mafaranga yasubiza hehe? Kuyaranguza. Araza hahandi arongera zimena hahandi. Ku munsi wa kabiri arongera asubiyo zazindi. Ku wa gatatu asubizayo zazindi. Igishoro kigenda gite izo yacuruje uyu munsi ayo mafaranga ajya kuyaranguza ejo akaza akazimena hahandi. Abayikorera uruganda rw'ibiryo. N'uruganda n'uruganda ruciritse ruri mu 35. Urimo urabyumva. Neneho uyu muntu rero nimba tumaze kubona ko mu kwezi azunguka ibihumbi 160 mu kwezi. Mu kwezi azunguka 160. Mu mezi 5 azabangutse 800. Kuseka business zirahakabisa. Mu mezi 5 azaba yungutse 800 kandi bya 35 bye bikira aho ngaho. Ariko ubundi wamungani haraburikira. Nje ntago mbizi. Nje mfite ibyo nkora nge noroye inkoko. Nzashyiraho uburyo nabyo mbikora mwitegure ko tugiye kumanukana mu nkoko. Ariko ubu nk'umujene ukopera nge nari ndi umuhanga nkiri mu ishuri nari nzi no gukopera cyane. Buriya wari uzi ko umuhanga abazi umunyeshuri umuhanga no ari uzi gukopera. Ni ntabwo wakopera ibyo utazi. Yuko n'ubundi wanyuranye. Buriya iki kintu wahoze twahereyeho mbaza ngo icyo bita kwiga ni iki? Kwiga no gukopera. Icyo bita experience no gukopera. Experience no gukopera, iki kintu mwise kwiga no gukopera, utazi gukopera ntiyiga. Buriya aho mperukira ku ntebe y'ishuri. Twagiraga umwana w'umunyeshuri aho guwanyuma. Uyu muhungu yari ifura mu gukopera. Ibyo abantu bacoraga utuntu tw'inkota, ibyo wabonaga abantu ntabwo yigaga bijyamo. Mbese yarakoraga ajya gukosoza akabazi ko nawe arabu wa mbere. Nta gihunga yabaga yarizeraga. Ni nayo mpamvu nkubwira rero kwiga no gukopera. Ari murabyumva. Kwiga no gukopera
kwiga ntago ari ukuvuga ngo bwakeye njya ku ishuri, kwiga ntago ari ukuvuga ngo nize muri kaminuza nize hehe, ubu se abakire dufite mu gihugu uzi nyine bize he? nta wapi aho bize n'ubundi. None se kwiga ni iki? Kwiga no gutunga amafaranga. Wese uba utarize ntugire amafaranga wambeshya ngo warize. Ubundi umunyeshuri mwiza ni uwiga iby'iyi si, niko nkubaza, ni uwiga ubuzima kabisa. ubu umuntu warangije i Butare ariko akaba adafite akazi, akaba ari umushomeri, nta nubwo wamubwira kujya kurangura avoka gutyo ngo ahubwo njye nibaze mbakorera akazi njye nibaze mbakorera akazi. ariko 800 mu mezi 5 uyu muntu mu mezi 5 mu mezi 5 azaba afite ubushobozi bwo gufungura umuryango boutique, ari buze kuba afite ubushobozi bwo gufungura boutique rwose y'ibihumbi 800. urimo urabyumva? none wa muntu wamubonye yikoreye igitebo, nicyo nashotse nkubwira dutangira, nakubwiye ngo njyewe reka mbondi we ndeka kuba abantu bashaka komba we cyangwa uko bantekereza, ariko ntawe kwitayeho. ntawe unyitayeho, ariko ngiye ngomba kwiyitaho. tubaze ko uno muntu azashora 35,000 azaranguza icyumweru cyose, arangure voka 500, izi voka 500 buri voka ajye yunguka amafaranga buri gishoro cy'umunsi ajya cy'ibihumbi 5 ajya acyunguka amafaranga, no kuvuga ngo yunguka amafaranga igishoro cyose mu kwezi azayuka 160, azajya yunguka 40,000 byibuze mu cyumweru. aya mafaranga 160 yungutse mu kwezi, ubusa niyakuba n'imyaka 2 abatangiye gushaka gutumiza agahirigisi cyane nuyakuba n'imyaka 2 uri buze kumukurikira. oya ntago wanakoramo, keretse icyo bita gusesengura ni byiza, ariko wowe uri hano uhagarariye benshi, kuko ngira ngo ujya gufungura ino channel ya bino biganiro nuko nubundi wifuzaga ko abantu bagira icyo bamenye kwishoramari. ahubwo wowe imbogamizi urimo ni iyi, kutambaje ko zabura. oya ibitewe n'iminsi tumaze tugira ntabwo tukigira ubwoba muri business. ese ejo bundi siyo twaganiraga icy'ubwo nta bwoba, nta mpamvu zo kuba zibura se kuba. bivuze ngo hariho umuntu uri buze kugira ubwoba ati none zabura, ariko n'umuntu ashobora kuba yanapfa. rero muri business iyo ntabwo icyo ni kimwe. undi agira ubwoba ati wa mukobwa nateretaga nabona nikuriye voka. umutereta se uzamurongora nta mafaranga, umugore azaze wowe nta mafaranga ntabwo azaza afite yanjye. reko ejo bundi nabona umeze neza rero uko azaza kurwanya ngo arangura. icyo ni cyo ubwo abanyarwanda bazira kwiyemera uretse ko wenda aka kantu ko kwiyemera njya nkemeraho gatoya, ubundi ntiyemeye hari igihe utanyemera, ariko kwiyemera kubi nicyo bita kwirarira. kwiyemera mu mafaranga, kwiyemera mu byo udafite, ukagendera akaguru udafite, ariko kwiyemera umuntu muzima agomba kwiyemera akavuga ati ngiyewe ndi shagi, ibyo mvuga mbihagazeho, nta muntu ubingisha mbihagazeho. iyi rero ni poroje ntoya, ndetse ubu hari umuntu w'inkwakuzi fata igitebo cyawe. uw'inkwakuzi atangiye guhamagara ahantu hari ibiti by'avoka. none se uretse reka nkubaze ko tubaze ku rugero rutoya, uyu muntu nimba yashoye 70,000 noneho akarangura ibitebo 2, akagira igitebo acuruza mu gitondo n'icyo acuruza nimugoroba, mu cyumweru azacuruza 80,000 ubundi. buri munsi agahora ajyana igitebo ku isoko ryari. uyu muntu buri munsi azajya ajya ku isoko, reka bazatangira no kuza kuzireba no mu rugo, bazahagusanga ahubwo uzazibura. ntabwo wazibona uzazibura cyeze kugenda uhamagara. ni ukuvuga ngo rero urimo urabyumva, ni ukuvuga ngo ashoye 70,000 noneho akajya arazana avoka, ubwo yajya arazana avoka 140 ku munsi, ni 140 ku munsi. mu gitondo akajya ku muhanda agacuruza 70, na nimugoroba akongera agacuruza izindi 70. noneho urwunguko ntabwo rwaba rukiri 40,000, rwakwikuba kabiri byaba 80. byagira bite? byakwikuba kabiri kwa 80. twari tubaze ngo mu kwezi ngo yajya bafite 160, ubu ni 320. ni 320. amaporoje turayafite, mwebwe nimukore kuri subscribe mubone ibiganiro byacu, mwandike muri comment ibyo mukeneye, abifuza ko twaganira imbona nkubone tuganira imbona nkubone. hanyuma ariko icyo kumbwira ngo ejo bundi ngo hari umukobwa ngo wavuze ngo mu Rwanda ngo urubyiruko rwabuze akazi. ahubwo se bamaze akazi? urubyiruko rwamaze akazi zo ko numva kaba byize ahubwo uretse nkubaza ubundi urubyiruko rwamaze akazi? ntako rwamaze neza, rwose urugero ruto rworoshye cyane. kandi hafi yabo hari ibiti byo guhanuka byitura hasi, voka zirimo zabuze. nkubaze urubyiruko rwamaze akazi? abagabo mwamaze akazi? inzira ni igihumbi.
ariko umuntu nimba adashaka gukora yikwirwa abeshya abantu ngo yabuze akazi. ahubwo umuzungu no kuza akazidutwara akazijyana i Burayi. Njyewe mu minsi yashize nari ndi kwa Sina Eh. nza kubona umuzungu baratubwira ngo ni umwisirayeli, mbona afashe igare ry'umunyonzi ararifotoye, amareyo ararifotoye n'ibindi, n'abo mubajije baramubajije baramubaza bati se kurimo gufotora iryo gare, arababwira ngo arashaka gukora kampani izajya ikopa abana b'abanyonza amagare bakishyura gahoro gahoro. Bakishyura gahoro gahoro. Ubwo bizamera nk'ano makampani atanga imirasire, bimere nk'andi makampani ubu harimo gutanga moto n'ibindi, urimo urabyumva. Ariko kuki wifuza gukorera undi mu buzima? Kuki umunyarwanda abanyarwanda benshi bifuza gukorera undi? Wajya ukurira igiti cy'avoka ukabwira umuntu iki giti cy'avoka cyawe ndaza kujya njyana avoka 140 buri munsi, 140 buri munsi. Ikigusetsa bamwe ubwo baraza bakazirangura bakazohereza aho umuzungu akamukoresha akazijyana. Yakumva yuko ko rero umuzungu akumva yuko nyine ngo yatwitse, ahubwo mwana ngiye nkorera umuzungu bazijyana i Burayi, ngo bazijyana i Burayi. Umbwiye kandi kantu gakomeye, umugani nanjye unyibukije yuko abazungu barimo kuza bako bakazikora bakazijyana iwabo. Izi za hasi zirimo kugira no kuzijyana, ahubwo ugasanga umuntu ari feri yuko agemura umuzungu, akorera umuzungu, ariko we yayihishije akaregera wenda irege i Burayi bundi kumara iki. Utanze ikiganiro cyiza cyane, reka izijya i Burayi zigenda. Yego. Ariko icyo nshaka nuko mbona abantu bikorera badakorera abandi. Abakorera abandi ntibazabura, urumva? Ariko ngiye nshaka yuko uyu munsi abantu benshi bakora ku giti cyabo. Wenda ushobora kuba ari umujene ukabugira isoni zo kwikorera, utwambona nikoreye avoka. Shaka umwana w'umunyonzi azaze gutwaza ku igare. Yego. Urumva? Uti no kuziparika mu isoko numva mfite isoni zo kuzicuruzamo. Ufite izoni zo kuzicuruzamo kandi urajya kuzihahamo wowe. None se ari ugiye kuzihaha nuzicuruza wakagira isoni ninde? Nuzihaha. Kuzo kuburi boss ufite ibi kora isoko ukorera amafaranga nshuti yanjye, urimo urabyumva. Ibyo gukora birahari, urwo ni uruhande rumwe. Nza abana baza mu muhanda ku minsi y'isoko, ugasanga mu minsi y'isoko yahukanye nk'ibihumbi by'ijana, agafata inkoko akayirangura n'umuturage, akongera akayishyira mu isoko, yayishyira mu isoko bakamwunguraho 500, yaba yafashe inkoko 30, ubwo akorera yangaye ni 15,000 ku munsi w'isoko. We kura amaboko mu mufuka, naho ibyo gukora birahari. Tubashimire cyane, tubibutsa ko chano yanyu ni Kagoma Empire n'umusesenguzi Shagi hamwe na nyiri chano Veji. Turahari ku bwanyu. Ibiganiro ni byinshi, ibyo kuvugana namwe ni byinshi. Wandika muri comment umbwira uti ndagira ngo nkorera ka business k'amafaranga angana gutya. Yego. Umbwira uti ngiyewe mfite amafaranga angana gutya. Aha ngaho byabaye rwose. Mbwira amafaranga ufite, kuko wari wanyatse urugero rw'ibihumbi 50 ngo hagati 50. None warutuyemo kabiri rwose. Ngewe nabimanuye ndabinetarariza ndaza mbishyira ku bihumbi 35. Ngiye kugenda ndeba nanjye hano hariho. Uburaza kujya ugenda uraramye. Yicanye. Bazagukubitira mu biti by'abandi. Oya ngenda njyana amafaranga. Sawa. Murakoze cyane Shagi. Sawa.